na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu Kristu, igihe umaze gatatu mumva batagatifuje imva z'abakwemera, niyo mpamvu imva y'umuntu iri kwibutsa ko tuzazuka. Gira ubuntu bwawe n'umuyoboke wawe Bernadeta yamuremye kuruhukana amahoro, we n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka, ko uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose. Nyagasani Yezu, yuzuka n'ubugingo byongeye umuntu wese uriho kandi akamwemera ntateze gupfa. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, uhanagura amarira turabigusabye. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Wowe duhera umuvandimwe ubugingo bw'iteka turabigusabye. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Wowe muvandimwe mu ijuru turabigusabye. Uhagije umuvandimwe wacu amazi y'abatisimu, umugiriraho ikimenyetso ubigirishije amavuta y'abatisimu. Mwakire mu bana bawe turabigusabye. Uyu muvandimwe wacu wamutungishije umubiri wawe n'amaraso yawe, mwakire mu ikuzo ry'ingoro yawe turabigusabye. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Natwe abababajwe n'uyu muvandimwe wacu, dukomereze mu kwemera no mu kwizera ubugingo bw'iteka turabigusabye. Nyagasani utwumve, wakira amasengesho yacu. Nyagasani Mana yacu, gira ureke kumanira ibicumuro bye, ukwemera kwe kwamuhuje n'umuryango w'abemera. Ubuntu bwawe nibumuhuze n'inteko z'abamarayika n'abatagatifu bose, bwa Yezu Kristu umwami wacu. Amen. Tuzamubona uko ari twe mu rumuri, twe mu waratoye washize agahinda. Nimukunde gusenga mushishikare, mubyinire uwo mubyeyi nyina wa Jambo. Dore ubu ntagira burenze urugero,
akanatwibutsa batisimu duhabwa ko bw'amazi na Roho Mutagatifu kandi akaba n'ikimenyetso cy'ubusukurwe. Tugiye gusezera rero ku mubyeyi wacu hakoreshejwe amazi y'umugisha. Nyuma y'umwepiskopi n'abasaseredoti bahagarariye abandi, turasaba abo mu muryango nabo ba bugufi kuba hafi kugira ngo dusezere kuri nyakwigendera y'umuntu. Indabyo nziza kuko tuzikoresha dutegura kandi dutaka. kugira ngo abaduhagarariye mu kumusezerana n'indabo n'amazi y'umugisha amuganisha nyuma ya maseri abandi twaba turetse none tugakomeza uyu muhango. Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira uyu mubyeyi, none tugiye gushyingura umubiri we mu gitaka kugira ngo usubire aho waturutse, kubera ko Kristo ari uwa mbere wazutse mu bapfuye, akaba ari nawe uzaha imibiri yacu gusa n'uwe wazutse. Umucyo tumutakambire dusabira uyu mubyeyi kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka, amushyire mu batagatifu mu bwami bwe. Nyagasani muhiruko ridashira, Nyagasani muhiruko ridashira, Nyagasani muhiruko ridashira, Amen. Ikiremba zawe nizingenda imbere, zabusange mu bwami bwawe twishimane iteka. Komeza iwawe, singizwa singizwa Yesu, shimwa shimwa Kristu. Keep
gahunda. Izo ndabyo kandi zigasobanura ubwiza kuko tuzitegura dutaka ahantu kugira ngo habe heza kurushaho. Turasaba rero wateguye gahunda y'indabyo nawe ndetse n'abaza gushyiraho indabyo tuvuga begeranye babe hafi, uza kuba ari kure tuzajya tumusimbuka kugira ngo tudatakaza. Ukuntu rero indabo tuzishyiraho, hari ururabo bateguye ruza kubanza hano isi rwa serke, ntekereza ko urwo rwagiye. Nyuma hari ururabo episkopi rufitwe na Sœur Apolline, harakurikira ururabo rw'abasaserdoti rufitwe na Benigne, ururabo rw'abana ba mukecuru rufitwe na Deri, abakwe n'abavukana nawe. Nyuma ya Regina y'amashuri ya Kiliziya Gatolika muri Paruwasi Katedrali ya Ruhengeri baraza gukurikira. Kuza rero murakoze kwa padiri. Noneho rero baramurama n'abaramukazi nabo tubaha umwanya batambuke. Nabiganye na Monseigneur Gabe Regina Patrice, abiganye na Monseigneur utambuke. Murakoze rungano. Nyuma rero rabo ajyemo hagati, noneho ifoto ifatwa. Urugwiro mwakoze cyane gutabara muri benshi. Ababikira Mutagatifu Vincent Muhoza, nyuma haze Fraternité Notre Dame de Fatima, irakurikirwa na Centre Pastoral Notre Dame de Fatima. Murakoze rwose kubanguka kuba hafi, ni byiza cyane. Ba Centrale murakoze mube hafi. urukundo nkunda rumuri rutazima tuyobora mu gishu. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose abaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mujyane amahoro ya Kristo.